nyuma yaje rero kugurwa, agurwa n'Abishimayeli baramujyana nabo bamugurisha na Potifari. Kwa Potifari abeshyirwa ko yasambanye, samugirira nyirabuja, arakatirwa arafungwa icyaha cya viole, kandi ibimenyetso bifatika bihari. Sinarinzi ko n'ikinyoma nacyo abagiteguye bagishakira ibimenyetso. Tubahaye ikaze kuri Braba Talk. Ndashaka gusoma ijambo riri muri itangiriro, mu itangiriro igice cya 49. Igice cya 49 ndahera ku murongo n'imirongo nk'itatu gusa, uwa 22 kugera ku wa 24. Hallelujah, hallelujah. Ariko hari akandi busome hepfo kuri 26 gasoza. 22 itangiro 4:9-22. Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko. Amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurasha imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka. Amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya yantwari ya Yakobo, niyo yakomotsweho n'umushumba igitare cy'Abisiraheli. Tumanuke hepfo 26. Hari akantu nshaka hepfo. Imigisha so ahesha irenze yaheshwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho, izaba ku mutwe wa Yosefu, mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Haleluya. Yosefu ni mwene Yakobo kuri Rasheli. Amen. Mwene nde? Mwene Yakobo kuri Rasheli. Rasheli sheri we bwite nyirizina, tureke nyine Leya nyine na kwa kundi bamuvuga imirari, ibintu bimwe byo mu maso by'imirishyi, ibintu nk'ibyo bibi byari muteye kibengero. Ariko twivugiye kuri Rasheli, kuri Yosefu umuhungu wa Rasheli. Yosefu ni urubyaro rwa 11 rwa Yakobo. Muri umuna we Benyamini niwe basangiye se gusa, nako basangiye nyina gusa, sorry, kuko nibo barasheri gusa. Yosefu yunguyu na muri umuna we Benjamin, kuko ari abana b'umugore ukundwa ari we Rasheli, nyina akaba yarapfuye akabasigara bo batoya, les plus petits, bo bari batoya mu bandi bana. Byasabye ko se Yakobo abaha care, affection paternelle et maternelle. Donc agakora impande zombi. Muracyo mbishyigikiye, abaha urukundo rwa papa n'urwa nyina udagihari. Ibyo rero byatumye abavandimwe be bagira ishyari. Nshuti zanjye, urukundo Yosefu yari mahabwa we na murumuna we n'urukundo atagize mu ruhare rwo kurwishakira cyangwa kurusaba, ahubwo n'urukundo amerita, n'urukundo akwiriye, n'urukundo akwiriye guhabwa. Haleluya. Ararumerita, rukwiriye. Urukundo arimo guhabwa ruteye ishyari bene se, kandi mu by'ukuri arukwiriye, arukeneye kuri wowe, rurashushanya ibintu Imana ibona ko ukwiriye ikabigukorera, ariko ntibishimisha ababibona. Kandi bibaho. Kandi si ngombwa ngo abantu babe ari abapagani bo mu banyabyaha babona muri bene se. Ariko Imana ica muri urwo rwango, muri ubwo bugome, imurotesha utuzozi tw'amasezerano. Nk'isu tuzozi kuko twari utuntu wumva tudafatika, utamenya ko tuzabyara n'ikintu. Ariko Imana ndayishima ko ihagarara ku ijambo ryayo, ikaririnda ikazarisohoza. Ndayishimiye muri impera amashyi. Nyuma yaje rero kugurwa, agurwa n'Abishimayeli baramujyana nabo bamugurisha na Potifari. Kwa Potifari abeshyirwa ko yasambanye, samugirira nyirabuja, arakatirwa arafungwa icyaha cya viole, kandi ibimenyetso bifatika bihari. Sinarinzi ko n'ikinyoma nacyo abagiteguye bagishakira ibimenyetso. Ubwo abanyamategeko mujye muri ukuntu babigenza muri investigation. Ishati yikuyemo ngo ahunge
niyo yabaye ikirego kimushinja, donc niyo yabaye umushinja kandi yayikuyemo ngo ahunge icyaha. Iyo shati rero nyirura ati nangi yishati uvanyemo iyi ni gukoraho kandi ko yamukozeho. Ariko mu Faransa yaravuze, abumva igifaransa sore mu mbabarire, yaravuze ngo qui complique ta vie oriente ta destination. Umuntu complique ubuzima bwawe, ugora ubuzima bwawe, arimo arabuha icyerekezo. Celui qui complique ta vie ashobora kuorienta destination yawe. Bangahese ubuzima Mose yabayemo ntabwo bwari compliqué. Kwa Farao, first of all mu rufunzo kwa Farao Midiane akazi k'intama sininka. Ntabwo se yahavuye ajya kuyobora Abisiraheli. Amen. Ubuse Yosefu uyu nguyu ntabwo muri gereza asohotsemo ajya gusobanura inzozi, siho yambariye ikanzu y'ubwami, siho abereye igisonga, siho ahunikishirije imyaka. Humura qui complique ta vie oriente ta destination. Amen. None se Sawuli yahize Dawidi gahoro. Humura rero, humura. Ijambo nshatse kubabwira tugasoza, niri rivuze ngo Yosefu ngo nishami ryera cyane, ngo kandi nishami ryera rikarenga igihome, rikarenga inkike. Mu rugo mwaba mufite igiti cyera imbuto ziribwa kirenga clôture cyamaze kugira amashami yagiye inyuma y'urugo. Hari icyo mufite mu rugo? Niba ntacyo mufite uzaze nkikwereke. Igiti cy'imbuto ziribwa cyamaze kurenga iki? Urupangu rwawe, amashami yacyo amwe yagiye hehe? Nyuma y'urugo. Ntuzayatemere kazaribwe n'abahisi n'abagenzi n'abashonji bose n'ingegera n'amabandi bose birire. Byashushanyaga iki? Byashushanyaga ko Yosefu azagira imbuto zihagije aba mu rugo muri famiye zirenge n'abanyegiputa basorome. Nicyo byasobanuraga. Haleluya. Nyamara se ngo bigeze aho ngaho byaragenze gute? Ngo barashi bamugiriye iby'urwango, ngo ariko umuheto we ntabwo wabangutse, ngo kuko umuheto we ngo ukomezwa n'amaboko ya yantwari ya Yakobo. Ngo kandi mu Imana itanga ngo rutuheshejwe n'abantu. Haleluya. Mu Imana itanga uruta uheshejwe n'abantu. Muri mu izingiro ry'umutwe ngo azamutware wa bene se. Mana nishimwe. Ndi bucura bwa data, bakuru banjye bancuze inka. Ngiye gusoreza. Ngiye muhereza wa data mu mbyaro 13. Bakuru banjye barancuze cyane. Kuko navuye mu rugo rwa data muri 79 mu kwezi kwa 8. Yesu ampamagaye. Ndamukorera aha hose mureba Kimironko Nyarutarama Kibagabaga nahanyuraga bene ibira biti binshishimura imyenda. Ari ugusesera. Utabona ko hazaba ahantu. Nuwo hari kuhaguhera icyo gihe, aha ubuntu icyo gihe ntabwo ari kwihemera. Nkorera Yesu ndagenda. Data rero umushinya mu mutwe gutya gusa akaba muhaye inyana. Uzi gushima umuntu mutwe akaguhinga. Wamwoza ibirenge gusa umutwiyemo amasogisi akaguhinda inyana. Ariko ibi niki? Abagabo banshura inka barazinshura. Ako ntabwo mbawe ntumugire ngo mfite agahinda. Muri 2015 data yarakiriho. Data yashaje agize imyaka 115. Muri 2020 ngo twamushyinguye. Data za mu munsi mukuru wanjye nahawe ubushumba n'imitswe. Nuko umuhango wo kunyima kurangiye asaba ijambo. Asabye ijambo bararimurumva ntabwo bari kuri mwima. Ashwe. Afashe mikoro aravuze ati ntabwo mbatinje ndavuga amagambo abiri. Ati uyu mwana wanjye yatangiye ibintu ari mutoya. Ati nuko Yesu aramujyana iyo hose. Mwana ndamubura nyine ati ntabwo nzi ko ibintu bizakomera gutyo. Ati none dore arakomeye abaye umushumba. Arahindukira ati Mishe atumbabarire sha. Babarira ibintu ntabwo nzi ko bizavamo ibintu bifatika. Ati none tubanye umushumba ati kuva uyu munsi ujye kujya mwita pastori.
ati ikindi musabaho imbabazi bakuru bawe bagucuza inka, kandi umwe mu bazi incuza ariwe mfura ya data araho bazanye, undi yabaga mu Mutara aho bita Karushuga hafi na Tanzania. Ati rero mbona atangiye kugira nka emotion, ati izo bagucuze zose udahari warajyanye na Yesu mu butumwa, ati Yesu wakoreraga zazi kwiheri. Iryo jambo yararivuza amarira araza, iteraniro ryose riraseka kuko umusetse rirafashwa, ariko giye numva emotion. Haleluya. Ati gusa ati izisigaye hariya mu rugo, ati ni izawe zo nta, ati mwumva turabumva, uri mukuru wacu aturabumva, izisigaye hariya mu rugo ntimuzishake, dore nizi. Nyuma y'izo yansigiye yanyerekeye aho, ariko n'iryo jambo yatuye nguza atampaye Yesu azazinyihera. Haleluya. Yesu yaje kuzinyihera koko. Ibi bintu bivugiye iki? Mbivugiye ijambo dusorejo hariya rivuze ngo imigisha so atanga, yego nako imigisha data atanga yo mu ijuru irarutitanzwe na so. Buri ibintu abantu bakwaturaho, by'abantu bakubwira cyangwa bagukorera, umugisha data wo mu ijuru atanga ururuta ibintu byose. Umwerera imbuto, umukunde, umukorera unezerewe. Amen. Haleluya. Haleluya. Umugeni mu ndirimbo za bambe za Salomo igice cya 4:16 yaravuze ngo kanguka kanguka muyaga w'ikasikazi, kanguka nawe w'ikusi, ngwino huha mu murima wanjye kugira ngo impumuro ihari ikwire hose. Reka umukunzi wanjye aze mu murima we arye amatunda ye meza. Ngo ni umugeni ari we Kristo, ari we mu Kristo, ari we torero. Ari hamagara umwuka wera namuhuhire mu murima ariho mu mutima. Impumuro y'imbuto irimo ikwire hose, bituma umukunzi wawe aza kurya amatunda ye. Mwama wampera umugisha, data wa twese abo umugisha, waduhamagaye aradushakaho imbuto, waduhamagara dushakaho imbuto z'agakiza. Agakiza ntabwo ari ibintu wavuga, abenshi ntimunazi no kubivuga. Ubwo tutabivuga rero tubyerekanisha iki? Imirimo. Nimwerekanisha agakiza imirimo ko mwahindutse rwose. Ngaruke ku magambo atatu nahereyeho aba ariyo nsoreza, niko muri teoloji bavuga. Hahirwa umuntu utagendera mu nzira, ntahagarare, ntiyicarane. Ibyo bintu mubishobora, muzera imbuto zikwiriye. Kuko nugenzura uzasanga ahantu ugwa, ahantu wandurira naho utinda. Aho inkoko yatinze niho isiga ibaba. Utindana na bande, ubana na bande, uganira na bande, ukina na bande, usabana na bande. Genzura uzasanga ibicumuro byinshi ukunda kwatura no kwezwa, ubicumura iyo wizirinze aho hantu. Uziziringa hafi y'umuhungu ukora ku cyuma azagusiga ifu. Uziziringa ku muntu ucuruza amakara azagusiga ivu. Uziziringa ku mubazi ukora busheri azagusiga amaraso. Uzasabana n'abanyarumogi, n'utarumwa ruzaguhumurira. Gerageza uhindure inshuti niba warakijijwe. Muri ndi yaravuze ngo tunganira Imana ubane nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe. Bose bazagera aho bamenye kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Bizakugora kubwiriza umuntu wizirinzeho ibicumuro bye bikakwanduza. Bizahugura kumubwiriza. Ntugatindane n'abantu barimo kuguhindura utarimo kubahindura. Ngo ngukiyemwe, ntugatindane n'abantu barimo kuguhindura uwo utarimo kubahindura. Imana ibaha umugisha. Ndashaka ko dusenga Imana duhagurutse. Mana data wa twese, turagushimira iteraniro ry'uyu munsi waduhaye. Turagushimira ijambo ryawe wohereje kugira ngo ubugingo bw'abana bawe bukire. Turagushimira umwuka wera watubashishije ngo baryumve. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo rikore ku bugingo bwa benshi, kandi utange imbaraga zo guhinduka rwose, kugira ngo abantu bakubere ibiti byiza byera imbuto wishimira. Umwuka wera babashishe. Hari umunsi umwe tuzava mu isi dutahe mu ijuru, aho ariho tujya kubiteka ryose. Icyo gihe ntabwo buzira,
kuko ni wowe mucyo waho. Izuba ntirizava umucyo waryo, ukwezi ntabwo kuzatanga umwezi wako, ahubwo ni wowe mucyo uzabumurika. Nta joro rizabayo nta manywa. Iyo mpamvu ngusabye ngo abana bawe bumvise ijambo, bahe gukumbura aho heza kandi bahakorere. Ndagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Braba Talk ni ijwi rishize amanga rivuga ukuri, rigasesengura ibibazo bikomeye byugarije muntu, kandi rigatanga inzira zishobora kumufasha kubyumva no kubishakira ibisubizo. Braba Talk.